Minisiteri y'Uburezi yatangaje yuko mu gihe abanyeshuri bari mu rugo cyangwa abana baba bato cyangwa bakuru bari mu biruhuko bizamara igihe kinini cyane batozwa imico myiza cyangwa kwitwara neza muri sosiyete rusange. Ababishoboye bagakora udusiporo, ntibakoreshwe imirimo y'agahato cyangwa ngo bakoreshwe imirimo ivunanye muri rusange. Minisiteri rero y'Uburezi yatangaje yuko aba bana bazabarinde ntibazijandike mu ngeso z'ubusambo cyangwa z'ubugizi bwa nabi muri rusange. Ni ukuvuga ngo bazabarinde nk'uko birinda cyangwa bazajya babacungira hafi muri rusange. Ni ukuvuga ngo yatangaje mu gihe abana bakiri batonya bo bagomba kwitabwaho nk'uko bikwiye muri rusange. Aba barangije za kaminuza, amasegonderi muri rusange, ababo ntacyo bo bari bakuru babasha no kwiyitaho muri rusange. Iyo niyo yakwiba cyangwa akicwa yafungwa ku giti cye. Ariko nk'umwana w'imyaka 10, 15, 17, yego 18 yemeye guhanirwa ibyaha yakoze akaba yafungwa. Ariko abana ni mubabungabunge mw'ibi biruhuko bizamara igihe kinini, mu gihe bazagaruke ku ishuri ari abana b'intyoza cyangwa ari abana barezwe cyangwa bafite umuco muri rusange. Turakomeza mu ngingo nyamukuru zo mu mujyi wa Kigali cyangwa mu byiriwe mu mujyi wa Kigali. Ni mu gihe ariko Minisiteri y'Uburezi ikomeje kubwira ababyeyi ko bagomba no gutoza abana cyangwa bakabashakira abarimu bazajya bazakabigishiriza mu rugo kugira ngo bazagaruke mu mashuri bagifite ubwenge butyaye cyangwa bagifite ubumenyi muri rusange. Iyi rero ni incamake y'amakuru ugiye kwibagezaho. Nitwurenzwe n'Imana Emmanuel, abanzi banze ku mazina ya Kidasamura Movie cyangwa ku kazina kitwa Umusamariya. Kora subscribe ku Kidasamura TV Rwanda kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Subscribe ni inkunga yawe ikomeye kandi ni inkunga yawe nziza cyane. Turagaruka mu karere ka Gasabo. Mu karere ka Gasabo umugabo yagiye kugura inyama, aguze inyama bamuha iyiriho ikinure, ayigejeje mu rugo abwira madamu ngo sigara utetse. Arangije asigara atetse inyama. Ni mu gihe umugabo yahise ajya ahantu ku kabari agiye kwinywera agacupa nk'uko bisanzwe. Ahageze asanga abagabo barimo barotsa inyama. Ni mu gihe barimo basiganira inyama yarira aho ngaho, bari kuvuga ngo ino nyama ngo yakwica umuntu cyangwa wayimira ugapfa. Umugabo yaje avuga ati areka ku kanyama mwakamaye nk'akarya. Uyu mugabo nibwo kumira iyi nyama arangije ahita apfa. Ni ukuvuga ngo yagiye ihita imuhera mu muhogo. Ni mu gihe ngo iyi nyama yari iriho ikinure, ariyo mpamvu yahise imuhegama mu muhogo, arangije ahita yitaba Imana. Aha ngaha byabereye rero ni mu gihe uyu mugabo yacuruzaga ibintu bijyanye n'isambusa, acuruzamo ibintu bijyanye n'akabyeri n'utuburusheti muri rusange, ariko uwo muntu akaba yapfuye yizize. Abaturage bahise batabarira hafi. Ubwo abanyamakuru twahageraga, abaturage basanzwe umva mu ijwi rirambuye uburyo ki abaturage bavuze. Uyu mugabo yaje, twarimo twicara turimo tunywa agacupa nyine, arane yifashe nyine uruntu rwa mubimba nyine, twarimo tunywa agacupa pe, sibyo? Arangije uyu mugabo aza nk'iyagatera aho yakwatsa agacupa cyaka gacupa, abakubise umwotsi ku cyokezo. Twari turaniwe natwe turimo turya utuntu tw'utunyama hano. Ni mu gihe nawe yakaga inyama, ariko akaba hari inyama yari yananiranye yabuze uwo yirya. Arangije avuga ati ngiye ndayikubita ndayikocora ndayirya pe. Uyu mugabo rero kumira ino nyama nibwo yahise yitaba Imana. Yamuhegamye mu muhogo, twamukubise ibipfusi birenga 5, inyama yanga kumuvamo. Twamukubise impfusha mwana z'ibipfusi, inyama yanze kumuvamo pe, yamuhagamye arinda niyapfa. Nukuri kw'Imana nuko byagenze munyamakuru, nuko byagenze. Ngiye n'agacupa kanyiyereye na bintu byinshi byo kuvuga. Ni mu gihe abantu baturage bakomeje bavuga yuko uyu mugabo yazanye ubusambo, akahita amira inyama adahekenye, yarangiza ikahita imwica. Amakuru arambuye kuri BTN, kuri Kidasamura TV Rwanda murayasangaho. Yari incamake y'aya makuru tuba tugenda tuvuga duke ariko inkuru irambuye ibiri buze gucaho saa 2 kuri Kidasamura TV Rwanda cyangwa kuri BTN TV Rwanda.
murakoze cyane rero, ndabasaba gukora subscribe n'inkunga yanyu ikomeye cyane. Umusangirangendo ntajya ababwira ngo mukore subscribe, mujye mukora subscribe. Kandi ikintu ngiye kubifuriza ikaze guhirwa, dore turi muri weekend. Nyaboneka iyi weekend muzayisoza amahoro, iyi weekend izabarye n'izabarye. Bantu mwagiye kunywa agacupa, mukomeze munywa agacupa ku gihe, gusa ntimunywe kenshi ngo musinde muve muri weekend mwabaye nk'ibiporoporo. Ndashaka kubabwira ngo weekend baryohere, mwinjoyinge weekend, kandi weekend babere nziza. Namwe mutabashije kujya muri weekend, Imana ibahere umugisha mu rugo iwanyu, ndetse mwebwe muri mu rugo ahubwo muruta bari abantu bagiye gusesagura amafaranga. Ndababwiza ukuri banyarwanda, kora subscribe, nta kindi ngusaba. Urakoze cyane kugira tujye tubana umunsi ku munsi. Imana